ese kuki abantu batangira gukunda cyane bakwereka urukundo rwinshi cyane kwenza uko babitekereza, ariko nyuma y'amezi cyangwa imyaka mike cyane bakagenda baguhinduka buhoro buhoro kwenza uko babitekereza? Ushobora kwibaza ese ni ukubera urukundo warushize, cyangwa ni amakosa barakoze cyane, cyangwa barakoze bucece atabizi akagenda amuhinduka buhoro buhoro? Niba ushaka kumenya impamvu relationship itangira neza ariko igasoza nabi, komeza video kugera ku musozo, kubera ko ikosa rya karindwi ni ryo risenye relationship nyinshi kurusha izindi zose, cyase kurusha andi yose, ariko gusa abenshi barayirengagiza. Ariko kuri bwo nyi video ujye gusobanukirwa, wowe icyo usabwa no gukurikira ino video. Murabona neza abakunzi b'ukuri kutavugwa. Niba ukunda ibiganiro byacu by'urukundo, psychology n'imibanire, kanda subscribe, like no kunzajya kugira ngo tujye video zacu tuba twasizeho mu ba mbere. Reka dutangire. Aho ni Abafarisayi 3:13-14 haranditse ngo mwubahane kandi mubabarirane, ariko ikiruta byose mwambara urukundo kuko ari rwo rumunga abantu rukabatunganya rwose. Yego, ariko byatunaniye. Uyu murongo twigisha ko urukundo nyarwo rusaba kwihangana, kubabarirana ndetse no kubaha buri munsi. Gusa byatunaniye kubera ko no munsi kubabarirana hajemo ubugome bukabije cyane, kubaha hajemo agasuzuguro. Niko tubisanze ahantu aho umuntu azi ko kubabarirana ari byiza nacyo byamutwara, ariko sabikore. Aho umuntu iki kinakizi, aho umuntu azi ko gutanga imbabazi ari byiza ndetse binaryoha, ariko ntabikore, agahitamo kwinangira umutima. Na ikintu cya mbere, kurenga agaciro k'umukunzi wawe. Abantu benshi bamenya urukundo bakejejwe gushimira uwo babana cyangwa se uwo bakunda, ariko kuri iyo umuntu ahora yumva ibikorwa bye bititaweho agenda acika intege, kubera ko iyo umuntu akoze nashimiriramo batakwenza uko babitekereza. Kunenga ibintu bibi cyane, gusa muri ikintu utekereza yuko uzashimwa uzayatamo, kubera ko ntawe wishimiye ibyo ukora. N'ibyo ukora ntabyitaye kubera ko buri wese yitaye ku bye. Ibyiza ko ibintu ubyimenyere, wishimye ko wakoze, ariko ukuri gishima ubuntu buto buto cyangwa utuduto duto aba yakoze, niko twubaka relationship, niko twubaka urukundo mu gihe gito cyane. Gusa abenshi byatunaniye kubera ko kwifatanya n'abandi cyangwa gushimishwa n'ibyo undi muntu akora byatunaniye. Niba twavuga yuko ari icyari cyangwa inzangano, ntabwo umuntu yamenya, gusa ababishoboye tujye tubikora. Naho kabiri, kutavuga neza. Communication ni umutima wa relationship. Gusa muri iki gihe ngo byarahindutse, ati communication ni umutima w'inzangano n'amakosa. Ariko ukuri iyo mutakivugana neza mutangira kuba nk'abantu bataziranye habe namba. Ukuri dutega amatwi mbere yo gusubiza. Gusa muri iki gihe ngo abantu basubiza mbere yo gutega amatwi, ariko biba byiza wajya wumva vuba ariko ugatinda kuvuga, kuko ari byo bizaguhesha agaciro ndetse ukanabona neza kwenza ko abantu benshi babitekereza. Naho gatatu, kubeshya no guhisha ukuri. Ikinyoma kimwe gishobora gusenya icyizere cyubatswe imyaka myinshi cyane. Yego rwose, kubera ko ngo kubaka biragora, ariko gusenya ni umweso. Bivuze ngo ufite kubaka ikintu imyaka myinshi cyane, kugisenya bikaba amasogonda. Ariko ukuri ni uko hakugoye kukuvuga gutuma urukundo ruramba, kubera ko umubwiza ukora akababara, ariko nyuma akabitekerezaho akumva neza ko ibyo bamubwiraga ari byo. Bitandukanye n'ikinyoma umubeshya akishima mbere y'igihe, ariko nyuma y'igihe akazarakara. Naho kane, kutagira umwanya w'umukunzi wawe. Hari abantu bavuga ngo ndahuze buri gihe, buri gihe warahuze imyaka igashindi gataha, buri gihe bamubwira ati ndahuze. Ariko kuri nuko uko duha umwanya ibyo duha agaciro. Niba utabicaye cyane bishobora gukomeza urukundo kwenza uko babitekereza, kubera ko bike biganiweho biba bizima, ariko byinshi bitaganiweho birapfa. Icyiza buri kintu cyose ukoze gishakira umwanya. Gusa abenshi byatunaniye, ariko kuri nuko guhana umwanya nirwo rukundo rwiza. Ariko muri iki gihe umuntu abyuka agenda akagaruka aryama ntamenye ibintu bigeze, bityo akazisanga mu mazi abira, akazisanga avuga ati yo ndakubimenya. Ariko ibyiza kugira ngo uvuge ngo nza kubimenya, wavuga ati nabimenye kare. Naho gatanu, gusuzugura no gusebya. Amagambo akomeretsa umutima ashobora kutibagirana, ariko iyo umuntu agukunda akeneye kubahwa nk'uko nawe bakubaha.
kubaha ni relationship, gusa abenshi muri twe byatunaniye, ariko nanone bake muri bo barabishoboye. Naho gatandatu, kutemera amakosa. Nta muntu w'intungane, ariko iyo umuntu yanze gusaba imbabazi cyangwa kwemera amakosa ye, agenda asenya urukundo buhoro buhoro kugeza ubwo rwose rurundutse. Gusaba imbabazi sinige nyankuka benshi babitekereza, ahubwo ni ubukure, kubera ko uwemeye ikosa ry'uko wakoze ikintu uba wakuze, bivuze ngo wisubiyeho mu bitekerezo byawe wakuze kumva ko icyo kintu wakoze kitari cyo. Gusa benshi byaturaniye ko benshi babazi ko gusaba imbabazi ari ubutware ko kwihagararaho, akumva yuko nasaba imbabazi arabasuzuguwe, ariko sibyo, kubera ko gusaba imbabazi ni ubukure. Naho karindwi, kwereka urukundo rugahinduka akamenyero. Iri kosa rya mbere rikomeye kurusha indi yose. Iyo umuntu atakiganira cyangwa se mutakiganira ibiganiro, mutakiganira gutera imbere, mutakibwana amagambo meza, relationship itangira gukonja, kandi relationship yakonje kuzayishyushya biragwana cyane kurenza uko babitekereza. Ariko ukuri, urukundo rukeneye kwitabwaho buri munsi, nk'uko igiti gikenera amazi buri munsi kugira ngo gikure. Gusa abenshi turabyirengagiza. Abantu batekereza yuko relationship sinema ikosa rimwe rikomeye cyane, ariko sibyo, kubera ko ukuri nuko akenshi relationship isenwa n'ubuntu buto buto abantu benshi birengagiza buri munsi, kugeza igihe umwe muri bo yumva urukundo rwabo rutakiri rwa rundi. Niba ushaka relationship irambye, ntukite ku bintu bikomeye gusa, ahubwo jya witondera bwa buntu buto buto abantu benshi birengagiza, cyangwa se bwa buntu buto buto mwebwe ubwanyu mwirengagiza. Niba hari imwe muri aya makosa muri gukora, ntukihebe. Intambwe ya mbere ni ukwemera, hanyuma mugatangira guhinduka. Relationship nyinshi zirakira rwose iyo abantu bombi biga ku makosa yabo bakayahindura. Muri aya makosa 7 ni irihe ubona risenye relationship kurusha ayandi? Twandikira hasi muri comment twigane turusha kunoza umubano ndetse n'ubushuti. Muri iyi video niho ubona nirihe kosa ubona rikomeye kurusha ayandi yose? Twandikira hasi muri comment rwose nta kabuza. Niba iyi video yagufashije ukande like, subscribe kuzajya kugira ngo utazicikwa n'ibindi biganiro bizakurikiraho. Muri iyi video itaha izakomeye cyane rwose. Video itaha izakomera kurenza uko wabitekereza, kubera ko tubavuga ibimenyetso biri byerekana yuko agutekerezaho buri gihe nubwo mutari kumwe. Hari ibimenyetso abantu benshi birengagiza, nyamara ari byo byubaka urukundo kurenza uko wabitekereza. Gusa icyo nagushishikariza, ntuzacikwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi barinde. Nk'ibisanzwe ni Prince Umurago.